ha umushuti wacu ko afite anniversaire why don't we do something tugakora akantu kari positive kumuntu murabizi namwe abadiaspora bafite irungu bro Judith afata amafaranga y'umuzungu wa Vancouver bro urukumva kaba ndumva mugire ngo nyana ndikurira kuba ndikurira kubana nyazanya By the way, she's the boss lady. inde Judith. no sense boss lady rega ushobora kuba uburyo waba boss lady bwose ushobora kuba uri umu boss lady kuntu uzari kumutindi wijimye nyamunsi se ko ataramahona amadolari igihome sense nabonye Yaragwa kubera ko ntaramutaba. No ese kugira nawe ceceka nagwaje kwamamaza abagore bagenzi bawe hano ngo bro tujyano turimo boss lady no sense yakubujije reka nakubujije nabukaje kwamamaza boss lady bigatuma tararaje safi muri snow yego wese yamukoze bike tubabarira ngaho madam wowe umuroko ntabwo sine cyari ceceka yego bazitweretse kare nanjye ndi Judith nabimukora ahubwo yamuraje heza yamuraje muri kiganiro tugishize kuri nyamunsi Juliet karese ntibazitweretse ndakubaza madam urashaka kumbwira ko ikintu kirenze kuba safi n'ubwanwa bwe n'ububogare bwe afata Judith akamuheka mu mujyi wa Kigali bro uriya wamaze gutanga inkwano yarangiza akaguza inkwano mu gitondo bukeye bwaho Janine ko visa zivuna Janine batse gufata Judith kiragera ntabwo ari yakituguje Janine baze guheka Judith muri Kigali mono ninde wahetse undi safi yahetse Judith yarameze nka nyina neza neza bari bameze nukuvuga ngo yamuheka yamuhetse habaye iki ngo bari kwigana nyina neza wahetse rubaduka ku noti y'ijana yamuheka amapyisi yamuhetse none se ntibari bari mu rukundo we yamuhetse mu mugongo ariko we yamuhekesheje indege sha ni ibintu bibiri bitandukanye uretse gato ngo Judith urumva umuntu afite bari romantique urukumva ngo Judith ngo uyo murongo yakunaga ya noti y'ijana nyiraneza ahetse rubaduka ngati sheri nta kintu wazankorera uretse kumpeka nkareba neza ameze nka rubaduka ari mu kongo wa nyiraneza murayizi rano nyiraneza ahetse rubaduka wowe njya kuri Google reka bibereye Godfather we ndaza kubereka nyiraneza ahetse rubaduka so umva twikomereza inkuru yanjye umva akantu gato bitaragenda yego Judith yigeze kumamagara Judith ni imfura y'u Rwanda pe thank you mbabwire murongera kuvugira izina ry'uwo mugore ndavana nkora yivu twaje hano mureke kuba bakana aramaze byajya tubyanze ariko reka tukubwire basi umuntu muzima kuna kwiherera nkarira ntabwo mba nzamuye kugira ngo muze mufate live muyigire ikiganiro muza kumbwira zo no ibyo mu mitima yanyu no mba nzamuye kugira ngo mumfashe live ntiveho turi kumwe batari kandi by myself sinkeneye abantu bazamuka no hejuru mba kugira ngo abantu bazamuke babandi bari questing gukina amagemu ntibari questing so ntabwo birambangamira iyo basabye guceceka ni muceceke mugira kuba muzamuke baba following mwicarane n'icyamamare w'igikundiro Godfather okay so please mugiye kumvana muri content mukankira mu byifuzo byanyu that is not me dore nkungu bari kunsaba request gukina ntabwo mbishaka muzamuke mureke dukomeze ikiganiro twari turimo namwe mutabishaka mugume hasi ndajya nica inkuru bigenda bipfa mutapinge screen mutinga mic ya madam nene se undamenya tapu naringezeho zingana iki mutinga mic nani niba vanyo live abantu 500 hafi 600 nuko bagiye ngo muri kuntu biri seriki mba naje mfite content ngiye kuvugaho iyo muje mugashaka guhindura ibiganiro mushaka kugira ngo pare yuri kibiganiro byanyu ntabwo byo byanzanye hano okay
ibi ngibi nakwihanganira umuntu ufite izina muri galeri. Tapping screen. Banyarwanda kazi mutapinga screen ntimukanira agahinda. Gahabwe inyundo si wowe mbege ikigabo kibi Alexander ndakuborose kandi nkuwe isura yawe urareba nkurwishe data.